amahoro y'Imana bane namwe mwese abadukurikirana kuri iyi channel SDARM Rwanda. Uwiteka bamugisha cyane. Turagarutse muri studio, amazina yanjye nitwa Ukwigize Jean Pierre. Ndi kumwe n'aba bene data tumaranye iminsi, reka tumbakire nabo babasuhuze kandi babibwire. Mugira igitondo cyiza, muri kumwe na Nzabamwita Pierre nkuko bisanzwe. Nanjye nitwa Aimable Nshimiyimana ndabasuhuje. Barakoze cyane. Tugarutse mu ngingo y'uyu munsi itubwira ngo igomwa rya Yuda. Mbere yuko tuyiga, reka tubanze dusenge. Data mwiza, urakoze kuba uramukanya natwe amahoro. Ijambo ryawe wavuze ko ritazagenda ngo rigaruke ubusa. Udukizanye n'abatwumva mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Iyi ngingo ni muri cya cyigisho kitubwira ngo Yesu, Simoni na Mariya. Reka dusabe mwene data Aimable atunyuriremo mu ncamake aya mateka ya Yesu na Simoni na Mariya aho twari tuyagejeje umunsi w'ejo, noneho tubone ducumbure. Arakoze cyane. Ku munsi w'ejo twabonye neza ingingo kwa kabiri ivuga ngo kumurika umucyo uvuye mu mutima. Twabonye ukuntu Mariya yagaragaje umucyo ari umutima we, ugushima kwe abyerekanishije ibikorwa. Yabyerekanishije gusuka amavuta ku birenge bya Yesu, yerekana neza yuko amushimira. Nanone tubona Yuda uwivovosa akitotomba avuga yuko ayo mavuta apfushijwe ubusa. Nawe yagaragaje icyari kimuri ku mutima. Ubwo rero byumvikana neza yuko uyu mucyo uri ku mutima uwumurikisha amagambo ndetse n'ibikorwa. Uyu munsi tugiye gukomeza twumva neza igomwa rya Yuda. Abadukurikirana rero mube hafi kugira ngo twumve neza igomwa rya Yuda. Reka dusabe Pierre aturebere muri Yohana igice cya 12 umurongo waho wa 6. Mu kibazo kitubaza ngo mbese mu by'ukuri ni ukubera iki Yuda yanenze igikorwa Mariya yakoze cyo gusuka amavuta ku birenge bya Yesu. Hariya twabibonyemo mu ncamake, ariko tugiye kubikomeza noneho tubyimbike twumve neza igomwa rya Yuda. Pierre ni karibu dusomere Yohana 12 ku murongo waho wa 6. Icyatumye avuga atyo si ukubabarira abakene, ahubwo nuko yari umujura kandi we ari we wari ufite umufuka w'impiya akiba ibyo babikagamo. Urumva ko Bibiliya itubwiye ko yari umujura. Yashakaga kugenza gute? Hari ababitsi b'abajura. Umubitsi w'umujura rero iyo umuhaye uruhago abatomboye, kuko ubundi yajyaga kubyiba bikuye kure, noneho ubwo ariha bimuri iruhande. Yuda rero niko yari ameze. Reka dusabe mwene data Aimable aduhurize iri somo n'uyu mutwe cyane muri iki cyigisho, muri aya magambo dusoma mu gitabo cy'Ibifuzwa ibihe byose. Hano tubonyemo yuko Yuda atarafitiye impuhwe abakene, ntabwo aragamije kwiba, kandi n'umuhanga yaribaga ntabimenye. Nabigishwa ariko Yesu yari abizi. Yuda yari umucungamutungo w'abigishwa, kandi mu bubiko bwabo buto yavanagamo amafaranga rwihishwa akayakoresha ibye, ku buryo umutungo wabo wari usigaye ari ubusabusa wenda gushira. Yifuzaga rero ko icyaboneka cyose cyajya mu bubiko. Akenshi bavanaga amafaranga mu bubiko maze agafasha abakene. Kandi iyo hageraga ikintu kigurwa nyamara Yuda abona ko kitari ngombwa, yaravugaga ati ni mpamvu ki gupfusha ubusa, kuki ayo mafaranga yaguzwe ibi atashyizwe mu bubiko ngendana bw'ibyo gufasha abakene. Noneho ubu icyo Mariya yarakoze cyari gihabanye cyane no kwikanyiza kwe, ku buryo byamuteye kimwaro, kandi nk'uko yaramenyereye yashatse gutanga impamvu yumvikana ishyigikira kwanga impano ya Mariya kwe. Yarahindukiye abaza abigishwa ati niki gitumye amafaranga atagurwa idenari ya 300 ngo bazifashishe abakene? Icyatumye avuga atyo si ukubabarira abakene, ahubwo ni uko yari umujura kandi ari wari ufite umufuka w'impiya akibyo yabikagamo. Ntabwo Yuda yakundaga abakene. Iyo Mariya aza kugurisha amavuta maze amafaranga avuyemo akabitswa Yuda, ntacyo byari kumarira abakene. Kuko yari umujura. Ese kubitsa umujura? Ariko Yuda yari n'umusirimu, yari n'umuntu ufite n'ubwenge. Kuko ni gute ari amavuta yasutswe yarangiza agahita amenya n'idenari yagurwa? Bibiri tubwira ko yari amavuta ahenze. Yari umuhanga. Ariko nanone Yuda kuba ari umujura ntabwo yibaga
hanze ngo bigaragare ko yari umugabura, yari umuntu ukomeye uri mu ntumwa kandi w'injijuke, ahubwo kwiba kwe ni mu buryo bw'ubwenge nyine. Uswara umukobwa ntabure ushobora kujya yiba ariko ntubimenye neza neza rwose, ahubwo ukajya uvuga ko ari we muntu wawe ukora akazi neza. ariko aba ari n'umujura. Usibye nyine ko iyo tuvuze umujura duhita tureba ba bandi bamena amazu, ba bandi bajya guca ibitoki by'abandi, ariko yari umujura, nicyo biri tubwira. Ahubwo we nyine yibaga nk'umusirimu. Hari abasirimu biba, ngo hari n'abiba mu ndege. Urumva umuntu wabashije kugera mu ndege ari umuntu uhambaye cyane, ntabwo ari umuntu woroheje, ariko aba ari ni umujura. Rero Yuda mu kuri dukura icyitegererezo kuri ibi, natwe ababitsi baradukurikirana, bakora ku mabanki baradukurikirana, n'abandi bakora mu nzego zitandukanye. Twirinde, iyo ugize umutima wo kwikunda bituma udakora inshingano zawe neza. Rero mu kuri reka twumve hepfo icyo hatubwira. Ni gute abigishwa babonaga Yuda kandi se we yabibonaga ate? Ubwo urumva mu mpaka natwe ubwacu tugiye kuri Yuda n'abigishwa be hari uko bamubonaga. Turebere muri Yohana 13:29. Haragira hati, kuko Yuda yari afite umufuka w'impiya, nicyo cyatumye bamwe bakeka yuko Yesu yamubwiye ati, genda ugura ibyo dushaka kurya ku munsi mukuru, cyangwa ati, gira icyo uha abakene. Birumvikana yuko abigishwa babonaga Yuda abarusha icyubahiro, bumvaga ari umuntu ukomeye, umuntu Yesu abanza kunyuzaho, kandi nawe uko yibonaga ngo ni gute nawe yibonaga nk'umuntu uri hejuru ya bose, kandi nabo bakabyemera. Urumva na hano ikibazo kirimo, ntabwo abigishwa ba Yesu ziriya mpaka avuga ati ariya mavuta apfuye iki. Ntabwo abigishwa ba Yesu babikomantagaho, kuko baravugaga bati nyine buriya hari ukuntu baba babiziranye. Burya umubitsi n'umuyobozi n'uwabikira baba bafitanye amabanga, niyo mpamvu batabigiye impaka. Dusomere muri cya gitabo n'ubundi amagambo make twumve duhuze, turushaho kumva Yuda uko abigishwa bamufataga. Nibyo tuba tumaze kukomozaho. Yuda yumvaga afite isumbwe bitewe n'ubushobozi yari afite, akumva ko aruta abigishwa bose. Yumvaga ko Yesu, yumvaga ko uretse Yesu ari ukurikiraho. Nibyo muziko niyo bicaraga yisabwa yicaye iburyo bwaga habaga hari Yohana, uyu ngo wanditse turi kwiga nyine, ariko ibumoso habaga hari Yuda. Yagombaga kuba ari Yuda ati byaga bikunze n'abumwami cyangwa perezida, ni ngewe uza minisitiri w'intebe. Yuda nicyo kintu yari yiteze, ariko biranumvikana ukurikije n'uwo yari we. Yumva Yuda yumvaga afite isumbwe ritewe n'ubushobozi yari afite nk'umucungamutungo. Yumvaga asumba cyane abigishwa bagenzi be, kandi nabo yerera abateye kumubona batyo. Bari baramugiriye icyizere, kandi arafite ijambo cyane muri bo. Ubu buryo yagaragaraga ko afitiye abakene impuhwe byayobeje abandi bigishwa, maze amagambo y'uburyarya abatera kutishimira ubwitange bwa Mariya. Urumva Mariya bamugizeho ikibazo, yitanze ariko kuki apfushije ubusa. Ariko se kuki Yesu wabimwemereye? Hejuru twari twabibonyeho ko nawe amagambo ya Yuda yagombaga gutuma Yesu abantu batamureba neza. Mariya we yabyakiriye ate? Kuri se sobanura ikintu gituma akenshi abantu bitotombera abandi bucece, kandi ni gute bishobora kugira ingaruka ku bantu babyumvise aribo bari kuvugwa. Tumve, wumvise uri kuvugwa ariko byakugiraho ngaruka cy'abantu bakwitotombeye mu matama, ariko none uje kubyumva ni izihe ngaruka zibaho. Turebere muri Yuda igice cya mbere umurongo wa 16. Ku murongo wa 16 w'igice cya mbere cya Yuda haragira hati, abo nabitotomba nababubura nabagenda bakurikiza irari ryabo, akanwa kabo kavuga amagambo atumbyemo agasuzuguro, bubahira abantu kubakuramo indamu. Ariko hano ubwo hatunze urutoki abantu babura. Burya si byiza kuvugira umuntu mu byongorero, ntabwo ari byiza. Hari n'ikintu nabonye burya mu isi, ntugakunde ko nta muntu w'uburyo ukwiye kugaya undi. Burya uriya muntu uko ari nyine niko abari, kandi mu isi ntabwo tumera kimwe. Nta muntu ukwiye kugaya undi burya. Noneho kugeza ubwo abantu bagenda bakamuvugira mu matamatama, cyane cyane nk'abantu basenga. Niba umuntu afite ikibazo nimumwicaze mumubwire mutari ko hano ufite ikibazo, ariko kujya kumwongorerana igihe yabyumva byamugwa nabi.
ntabwo ari byiza rero kubongorerana. Noneho reka dusabe Aimable aduhurize iri somo n'aya magambo ari mu mwuka w'ubuhanuzi nayo ayadusomere mu gitabo, muri cya gitabo n'ubundi turi gusoma cyitwa uwifuzwa ibihe byose. Hano ari nawe takumbaza ko icyo kintu naruvuze uzike mwongorerana muvuga umuntu tuntu neza neza yabyumvise agira ngo isi imuguyeho. Ngatekereza muri nko mu rusengero ukabona urusengero rwose nuri kuvuga uswara n'umuntu mureba gusa yinji mukamureba ntazagaruke ati bura bandebye tabandebye kureba gusa ngaye baza mumuvuze. Noneho yamenye ko muri kumuvuga. Mariya we byari mugushije abura gato yagiye kubasiga aho ngango yigende atanavuze atanasezeye, ariko Yesu niwe amutabaye. Ariko na mbere yuko usoma n'abadukurikiranye tubyumve neza, hari n'ukuntu n'amagambo yacu ibyo byo kububura kongorerana byirukana abantu ku rusengero. Umuntu akaza bakaryana inzara, umuntu akaba afite barabana bamuryanirana inzara, uriya muntu yabimenye ahura n'ibibazo nubwo yari akwiye gukomera. Ariko reka twumve na Mariya byaramukozeho kandi n'abandi bigenda bikora ku bandi, ntabwo ari umuco mwiza rero. Ingeso mbi kidutera n'akantu k'amafuti ngo rero ukuntu yambaye ugasanga nibyo bintu ugiye gutuma tugusha mwene data cyangwa cyaje kwire. Mariya yumvise ayo magambo y'urucantege, Yuda itutuma Mariya yarumvise. Umutima we wagize ubwoba nuko ahinda umushyitsi, yatinye ko mukuru we Marita ari umucyahe amuhora gupfusha ubusa. Yatinye kandi ko n'umwami Yesu ari umutekereze nk'umuntu utazigamira ahazaza. Yari hafi gusohoka ngo yigendere adasabye imbabazi cyangwa yisegure. Urumva yakozweho ryashimwe ryewe, yari afite ishimwe mu mutima, ariko uko abantu babifashe bimubanye ikibazo. Piye gira icyo bivugaho gito noneho dusoze iyi ngingo. Igomwa rya Yuda na n'uyu munsi turaribitse mu mitima yacu. Iyo ugenda uvuga mwene so, iyo ugenda ushaka kwerekana yuko ibyawe ari byo byiza ariko iby'abandi ari bibi, ibyo byose ni ikimenyetso cy'uko ufite igomwa mu mutima wawe. Umuntu niyo yaba akoze igikorwa kigaragara yuko kitagushimishije, ariko biheze mu mutima wawe kuko hari abandi cyashimishije. Ibyo rero tugomba kwirinda igomwa nk'irya Yuda. Murakoze cyane. Reka twibutse abantu, reka iyi ngingo cyane kitubwira dukwiriye kwitondera ibikorwa abandi bakoze, cyane ko tuba tutazi impamvu babikoze. Byaba bibi byaba n'ibyiza, itonde kuko ushobora kujya guca iteka no guhutaza umuntu ariko utazi impamvu yamuteye gukora icyo kintu. Rero Imana ibaho umugisha. Ibyigisho byacu nakagaruka nidukomeza tuzarushaho kumva byinshi. Kadushimira aba bene data rero badufashije muri studio, ariko dushimire n'abadukurikirana kandi n'abadufata amashusho n'abayatunganya nabo, reka tujye tubashimira mu kuri bakora umurimo utoroshye. Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane.